muri hehe mwe muri gusinzira mukanguke kabaye bwira mugenzi we kabaye umva ni wa mwanya wo guseka ni mubanguke yewe we Happy I'm single, God 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 happy I'm single, God. God have mercy upon us. Oh, no. ese mwari muzi yuko imisuzi isigaye ari esanse nako gusa ndavuga ngo nimwirebere mara ndari iminsi y'imperuka se cyangwa n'izuba ryinshi. You're never too far from a Flatula authorized service center where trained, qualified providers stand ready to fill your tank with the gas that's right for your driving needs. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Là, le typique. Narajya kuri ariko niko mwariye ubundi muri gusinzira mwariye. Disimwe mutabibonye Imana irebe uko yabagenza dore naba ngo bayizindukanye muri no minsi ibintu bimeze nabi ariko inzara iri mu Rwanda muri iki gitondo mwari muzindutse mujya kuvuma niko ibintu ndi kumva byaje biti ibintu byo dusama ngo turi muri sama byaje biti ajya ngo nibutse abana mu bakene ko turi mu mpeshyi ibintu byasama bifite aho bireba ibintu byasama bireba abantu birirwa muri 10 mwana umva twe turi mu mpeshyi nta cyahinduye ururimi rwacu turi mu mpeshyi gende ku meza ntabwo nje wanyu aro ni satani tuvugana ariko sha satani nawe warakenye kavuna umuheto amakuru mfite ngo ikuzimu inzara iri kuvuza ubuhuha ngo kubera iki none turacyabona abantu bakizi kuzimu ko bazaga baje gusaka amafaranga mbere nk'umuntu yashiraga igigi gihunyira ku nyanja ngo hakaboneka inzira ngo akinjira iwa inzira se niba zifunze pega satani ariko se sha satani reka nkwibariza uri kuzimu naho iyo umuntu apfuye muravuga ngo yitabye Imana cyangwa muravuga ngo yitabye satani turashize none ibyazengurutse reka tubihere kuri Iva Buravani wigeze kuvuga aya magambo muri iki cyumweru kiri kurangira uyu muhanzi yujuje umwaka yitabye Imana ikomeze imuhiruko ridashira kubundi ijambo ry'Imana natubwira ko wakugiriye nabi utari ngombwa kumusubiza uburyo bwiza bwo kumusubiza you do your job kagenda neza nta gisubizo kirenze icyo ngicyo rero tubatuye ibyishimo byacu nubwo ntanabibuka erega bo sinanabitaho cyane ntabwo batuye umwaka wa 2020 ntawe nawe Imana mu ijoro ryo kuwa gatanu video zitandukanye umusaza yagiye avuga ku muhungu we ziri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga naguhitiyemo iyi ngiyi
uyu mupapa Imana imuhira uko ridashira. Nibura nanditse message nk'eshanu cyangwa 3 musaba ko tubonana. Ubundi akambwira ngo ndi ku Kibuye, ubundi akambwira ngo ndi ku Gisenyi, ubundi akambwira ndi mu Ruhengeri, ninza turabonana. Umva papa, genera ubutumwa The Ben, gira ikintu umusaba, numara kugira icyo umusaba ndetse ugire n'icyo umubwira. Ngiye mu byukuri yihanganye wenda yampa amahirwe yanyu yo kuvugana nawe, ikintu cyo kintu cya musaba. Ahubwo cyaje gutongorana n'igihaza nabwo sinagiye ku kibuga cy'indege kumusanganira. Kubera iki? Ikibazo cyari giteye gutya. Naganiriye nako nyina ni wanganirije, arambwira ngo mva ngo The Ben yavuze ngo nta basaza ashaka ku kibuga. Ahubwo naje kumubaza ntabwo se ko bavuze ngo nta basaza n'abakecuru bakenewe hariya. Ngiyewe n'umukecuru na mabukwe umukuru ninde. Ariko kuva mu kwa 12 kugeza uyu munsi ntaramubona. Ibyazengurutse ariko kandi Bruce Melody ngo yakabije inzozi zo guhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko rero yarigeze kubivugaho gutya. Christopher yakuriye umushi muri umuhagaranya arakwibeta ngo banafashe selfie na president aravuga ati karakantu kucya atarinjye ukajyanye koko. Ariko ayo mahirwe ndabizi neza ko nzayabona. Kandi rwose mba ndishuha. Nzayabona kuko icyo nabonye cy'umusaza akunda abakozi. Kandi ninjye munyakazi ngenye n'ubahana. Aha, mu byazengurutse rero abakunzi ba siporo nimwigire hino. Byagenze gute? Bisubiremo abantu. Yamara ya siporo rira mu kitsinzi. Zambara ubusa muri stade. Uzambara ubusa muri stade. Stade yose ni rukara. Ni ikipe ya APR yanganyije n'ikipe ya Gadidika yo muri Somalia, igitego 1-1. Impamvu mbishize mu byazengurutse urayizi. Abafana ba APR ntago bigeze bishimira na rimwe kunganya n'iyi kipe, ndetse bijunditse umutoza bakomeza kuvuga aya magambo. Nyuma y'akagahinda k'abafana ba APR se ibyo byateye byakunuka kubishima hejuru gutya. Yes, ubuyobozi bwa Rayon Sport burashaka guha akazi umuntu wabuzi umuti wica intozi zirya APR FC iyisohotse, kubera ko iyo uturanye n'umuturanyi udateka uba ufite ibyago byinshi by'uko yatangira kugutera ku byo watetse. Akwiyamyama. Ikipe ya Manchester United nayo igiriye itya ibitsinzwe n'ikipe ya Tottenham ibitego 2-0. Agahinda k'abafana ba Manchester United kavunje muri aka ngaka uyu mugabo arimo kwerekanira muri aya mazi atitira gutya. Lemon parankwi. No. Cya kigabo nacyo gikunda kuza kivuga rezita cyaje kubishima hejuru. Manchester United. Hola. Topada, tepede, topada, tepede. Uro, kakidai. Kakodo. Rapata pata. Ariko uyu nguyu arimo kwamamaza products niko. Guys, that's my shop, man. That's my shop, man. Yeah, okay with me. So hello guys, that is my boy Wilson. Yo, I want to tell you, man, I have some construction material here. I have prime cement. You see prime cement? Yeah. I have here. I have paints. Yeah, paints in my shop. I have mastic, corambois. I have here.
You see, guys, I have here Simirwa. Yeah, I have Simirwa in my shop. And I have here Simba Cement. So, guys, it's a pleasure to shop with me for the construction materials. So, keep remember it. It's a boy Wilson. wampaye story hano mu bintu byabaye kuri Sajati niyo nkuru baramuvunjiye ngo yagiye muri Reyo ngo Reyo ngo ifata amadolari ya 20 irayamuha imukubita igikapu Sajati aravuga ati ngenda giye rwose no kumbe bareyo bayavunjishije Sajati ngo avuye Kigali igikapu atagihambuye aza yiruka ageze i Rubavu ageze kwa vunjaye ngo babaze bashanga agaciro kariyo yamuhaye ni miliyoni imwe y'amanyarwanda ababonye ntibambonye abari ibyo bintu barabikora ariko bigize kugura utwa Peter Kagabo bafashe imodoka ya Karena bafata za 2 bazimenamo babifashe ari 500 babimenamo ari za 2 n'igihumbi hejuru borosa za 5 bageze ku mupaka witwa Peter Kagabo ntago bambwiye ati bafunguye buta atamumi mapuro nsinye mbere kugira arayora ageze muri gasanganitse y'Isamiri imbogo zirahari buretse banza wumve Pastor Julienne hano umupira ariko Imana irasimbura ejo bundi basobanuriye akantu kiriya kintu coach wa Arsenal ajya azamura barimo barakina n'Amavubi. Ego Pastor Julienne icyo kintu coach abafite wa Arsenal ni igiki ni karita se kiriya kintu coach wa Arsenal ajya azamura barimo barakina n'Amavubi. Buretse Arsenal se yakinnye n'Amavubi wa Arsenal ajya azamura barimo barakina n'Amavubi. I told you to slap him. Musetsi iki kandi murafashijwe cyambonye cy'abakristo bawe Pastor Julienne Kabanda baza umupira baragusetse kuko uvuze Arsenal ngo yakinnye n'Amavubi nawe uti murafashijwe. Ibyo mbonyeho ndumiwe ayi Imana yanje waravuze ngo abantu bazatangara. Ramazani na Kobame ngo hari abantu mwiganye wirengagiza. Imana yiganye nayo bivuze iki? Bisobanuye iki? Kabone umuntu ngo ariko nguranyirengagije ngo twariganye. Ko twiganye n'iswanyicuraga Minerval. Cyangwa twiganye unyishyurira. Nguranye ko twakoranye muri company mwe gakanga abantu barahinduka koko. Twarakoranye twashaka umugati twese. Twibagiwe. Of course. Muri no minsi ibintu bimeze nabi. Teranira kuri bukane muri ADPR kandi ndi n'inkumi umusore uragira yerekwa ritambutse nta kibazo Imana ibaho umugisha. Arine Sano ngo nawe ari kuri tayari ku musore ufite yerekwa. Kandidatira ariko zirafunguye. Ufite yerekwa nko kabyara Arine Sano dore nguye dore. Yari tambutsa nta kibazo biremewe. Ego ko mana yanje singe gupfa. Reka dute tureba n'abarashe imbogo mu buryo bw'imyandikire. Hey, izi mbogo ndazihera he? Izi mbogo reka zihere hano ko dukorana yitwa Tayikuni Ndahiro we. Ni Tayikuni ntabwo ari Ndahiro Valence Pop, ni Tayikuni Ndahiro. Tamwitiranye. Tayikuni we wagiye kuri stati maze urandika uti ni kumbuga nkoranyambaga zawe nako hose. Wanditse uti kubera impamvu bwite korali ya Manchester United ibisohotse mu materaniro ariko yagiye inyanye uduseke 2 niko Tayikugaruka ubanza ubwira ngo yagiye ijyanye iki wanditse uti yagiye inyanye urakomeza uti uduseke 2 ko guturitiramo ko kugira gute Tayiku izi mbogo zose aho kwandika uti yagiye ijyanye uduseke 2 wewe waje urandikira uti yagiye inyanye aho kwandika uti ko guturiramo uraza urandikira uti ko guturitiramo wayinashe Tayikuni. Hari korali kandi nabonye yarashe imbogo nabibonye kuri YouTube baragiye bandika bati korali y'abagabo yanditse amateka ngo ni korali y'abagabo y'Ibutare atazahemikira bagirana. None se mwakorali mwe y'abagabo ko mbona binshanze mwanditse ngo na amateka atazagira atazahemikira.
aho kwandika atazahemukira mwe mwariyandikiye muti atazahemikira mwarayirashe mwabagabo mwe. Iyi mbuga ikurikiyeho ni yari kuririmba muri Hoziyana afite yashinze channel nawe yitwa ngo niba yitwa nde Kanyenturusu TV maze ashyizeho content ya mbere aragenda arandika ati tugerageze gutegeka imibiri yacu idatwarwa n'irira nk'abapagani batazi Imana. None se eri nako Kanyenturusu we Eric da uririmba muri Hoziyana wanditse ngo ni imibiri yacu idatwarwa n'iki ngo idatwarwa n'irira cyangwa washatse kwandika uti idatwarwa n'irari. Imibiri se iratwarwa n'irira cyangwa iratwarwa n'irari? Ibyo byose ni irari washatse kwandika. Ariko Eric warayirashe irera. Ikinyamakuru Igihe ni muze namwe mwigire hano. Ni kuri iyi nkuru y'umuforomokazi mwanditse ngo yahamwe n'icyaha cyo kwica impinja 7. Niko hasi mwaraje murandika muti umwunganizi we witwa kuriya ngo yabwiye urukiko ko umukiriya we yari umunayamurava kandi yakundaga akazi ke. None se ikinyamakuru Igihe uyu mukiriya we ngo yari ameze ati ngo yari umuki mwaranditse muti yari umunayamurava. Aho kwandika muti yari umunyamurava ubusa siko mwashatse kwandika mwariyandikiye muti yari umunayamurava. Igihe ntimwari muherutse ariko mwarayirashe namwe. Father-in-law is the father who loves you in the law heart. Ariko byamutese go wa undi yarongowe nande? Abo bose babivuga nta nuwo yakwemera. Uriya ni umuviyayi parongorwa na Rusagara w'umuviyayi. Akwiyamyama. Akwiyamyesha. Ewe. Ewe mbwi cyo cy'abantu bikokora neza nabandi ari uko bafite ubukwe ugasema bagerageza kukwiyibutsa. Wiriwe neza. Nitwe Jeffetera bunyibuka se muri zara turi mu cyumba. Wapi. Twagiye kana muri nyungwe cyatiririmba. Wapi. Nimeka kuri match yose. Reka. Jone muri zara nitwe tuzi tugakoresha shatu neza. Ugasanga ibyo byose ari kubikora. Ajya akora uko ashaka gushaka miti. Inwererano. Ariko imbukoze n'ubukwe. Wifata umuntu utaje muri ubwo bukwe bwawe. Noneho ngo umushimire. Umubwira ngo warakoze kuza ngo ntako tagize. Kuko bisa nkaho biri kumukomeretsa. Kandi natwe twabujemo. Ugiduha amakuru tumenye ngo niba mubanye none mubanye mute nimunatandukana tubimenye kuko turi kuba tukumva ngo baratandukanye tubimenye batandukanye none niba mutandukanye nkuko mwakoze group ya WhatsApp yo kujya mu bukwe umukore ni ya divorce tumenye ngo divorce panze gute none umwana tumusubizeyo mu mahoro uko twamuzanye mu kobwa w'abandi imodoka ziri imbere ziririmba pipi tumugezeyo tukwambarire abana bato bagira bambaye uduse bafite uduseke cyane tumusigara umwana w'umukobwa nawe usubira ikigariro y'insoresore kugira mu buhane iki icyubahiro bitari hanyuma ariko iyi video yongeye kuzenguruka ni video y'isabukuru ni video umugabo bari kumumenaho amazi menshi cyane ni mu gihugu cy'Ubugande ngo hango barimo kumwifuriza isabukuru nziza ariko biri too much. Niko birababaje cyane ibi ngibi muramenye mutazabikora umuntu Banyarwandakazi muramenye mubirebe ariyo ngwi ibyo mbonyeho ndumiwe ayi Imana yanje waravuze ngo abantu bazatangara.
ngarukira ahangaha nkubwira ngo komeza ubane natwe ku mbuga nkoranyambaga. Nitwa Eska Fifi. Ciao ciao.